aragakubitwa n'inkuba arakagwa mu kagera aragapfuta byara agaheka inyonja arakagubwa nabi aragahekurwa gisegeti yo kagubwa nabi. Wasa muweze mute, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu ari boku kuri Mugabo TV show. Numutakora like, subscribe, share and comment, banza ubikore kandi akundogera kugira ngo ujye ubona amakuru yacu update everyday uko uploadinze. Uyu munsi tukiganira kuri umubyeyi maze iminsi n'amateragenda wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, agaragaza reaction iri high level, agaragaza ko Kisegeti amereye nabi abantu, agaragaza ko Kisegeti arimo arakabye cyane, avuga ngo iragutera agakubitwa n'inkuba arakagwa mu kagera aragapfuta byara agaheka inyonja akagubwa nabi. Ariko karansekeje, by the way, karansekeje cyane. So uyu mubyeyi rero ntabwo twabashije kumenya amakuru ye, ariko amashusho nk'uko agaragara ahantu yari muri Camp Mahama. So ko ari umunyamahama wabaye cyane kugeza avuga ati rwose Kisegeti arakagubwa nawe, aragakubitwa n'inkuba arakagera gute. Nta n'amafoto yatangiye gutrendinga agiye gupostingwa agaragaza ko Kisegeti ashobora kuba yapfuye cyangwa se ari hagati y'urupfu. Urashanga aricyo bimwe bishushanya, ntabwo mbizi, ariko ku ruhande rwanjye nyine ntabwo mbizi, ndi umunyamakuru, ariko ntabwo ngiye nabitindaho cyangwa mbivugeho kubera yuko bisobanukiwe. So every day duhora tubona update, duhora tubona ibintu bigiye bitandukanye, tukabona ibintu bigiye bikomeye. Ariko aho Kisegeti we ageze, abanyekongo ageze abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni ahantu nyine hakomeye cyane, ni ahantu harenze, ibintu bimaze kurenga urugero, bimaze kuba too much. So guys, maze iminsi rero ngenda nyuza amaso mu mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, mu bice bigiye bitandukanye, TikTok, Facebook, Instagram, ndetse n'amastatus y'abantu nyine mbonamo update zigiye zitandukanye. Ndavuga ni nzaza kuri kamera nzi tuziganireho, turebe ibyaro byo tubivugeho. So uyu munsi rero n'undi tugiye kureba ku nkuru y'uriya mudamu n'impamvu yaba yaravuze kuriya. Abantu bamwe na bamwe bashobora kuba wenda baramufashe bakagira ngo ni umuntu w'umusazi, cyangwa bakagira ngo ni umuntu udashobotse, ariko anyway ntago ari umusazi, ntago ari umuntu udashobotse. Ni agahinda kamuvugishije biriya kugira ngo abe yavuga kuriya, bitewe n'abantu bari gupfira cyangwa se bari kwangirika muri demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Yamaze kuba too much rero, dushingiye ku bantu bacu bari gupfirayo, dushingiye kuri buri kimwe, kuba too much, nuko birangira agenda avuga atyo, kugira ngo nk'uko mubibona yabivuze nyine mu bantu benshi. Nabonye abantu benshi barayipostinze, abantu benshi bayapudeshinze, karatrendinze kabisa. So ya bintu njye byarantangaje, binyereka yuko hari abantu tugifite umutima, tugifite urukundo rwo gukunda bene wacu bari muri Kongo. So rero ntavuga byinshi, nta nubwo navuga menshi, ariko icyo nzi neza ni kimwe, nzi neza yuko intambara iri muri Kongo izarangira igihe nikigera, abantu basubire mu buzima busanzwe. So ntabwo twafata rero ngo confirming tuvuge ngo ibi ngibi uku byagenda. So kugira ngo twese dufatanye muri rusange dusengere abantu bacu bari muri Kongo, tubasabire kugira ngo mu gihe
isaha n'isaha bazatabarwe bave mu ntambara barimo, ko ni ibintu bigoye cyane. Twavuga ibintu byinshi ko ntabwo dufite ibintu byinshi byo kuvuga, icyo dufite ni ugusenga gusa no gusabira Imana aba bantu kuri Nyagasani, tukabasabira gutuza, tukabasabira kugubwa neza. So ndumva twasubikira no. Thank you so much. Like, subscribe, share and comment. Murakoze cyane. Ciao ciao.